ndagusuje neza kandi guhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Warakoze gukora subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu nadushyigikire umunsi ku munsi. Imana iguhe umugisha mwinshi. Murabizi ko tugira ibiganiro bigera muri bitatu, hari icyitwa Gospel Talk, Family Talk n'ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nje mu kiganiro cy'ubuhamya. Uyu mubyeyi muri kubona kuri kamera twarahuye anganiriza ubuzima bwe, numva nifuje ko nabusangiza bene data tubana umunsi ku munsi. N'ubuhamya bukomeye, ubuhamya Imana yamugiriye neza ariko aciye mu makuba menshi agiye atandukanye. Nubwo n'uyu munsi akiyarimo ariko hari ahantu Imana yamwambukije imukura mu bibazo bigiye bikomeye. N'ubuhamya twaganiriye, ambwira uburyo ki ubuzima bwe numvishe navuga ngo buri mu rugendo rw'ibice bitatu: ubuzima bwo kuvuka akisanga ari ipfubyi nta mubyeyi n'umwe umureberera, hanyuma ikindi ubuzima bwo gutangira urugendo rwo gukura akora mu ngo z'abantu bagiye batandukanye, ari umukozi wo mu rugo, nyuma aza guhura n'umwe mu basore bamurambagije bakifuza kumugira umugore ariko bitaje kugenda neza, akamuta. Uyu munsi akaba yaramutanye abana babiri bakuze ndetse n'uruhinja ahetse. N'ubuhamya rero yaranganirije, ambwira ukuntu uyu mwana ahetse amwifuzaho ibintu bikomeye, yaje no kumwita izina rya Kylian Mbappé Lotin. Mbahaye impfunyapfunyo cyangwa se razime kugira ngo ibyo tujye kuganira. Reka mbanze mwakire hanyuma adusuhuze, atwibwire, ubundi tuganire. Turakwakiriye, tugiye kuganira nande. Urakoze kunyakira. Nitwa Musabimana Latifa. Yego. Ubwo nyine ngiye kubaganiza ku buzima butandukanye kandi butari bwiza nabayemo. Ubwo nyine naravutse nsanga ndi imfubyi. Yego. Ubwo nkajya ndegwa n'abaturage bo hafi aho ngaho. Wavukiye hehe kugira ngo n'udukurikiye avuga ati ariko uyu ndamuzi? Kuko hari igihe tujya twakira abantu ubuhamya hano, kubera ko uba waragenze urugendo rwawe undi adahari akaba yakubwira ati ibintu byambayeho. Ni hehe wavukiye Latifa? Navukiye mu murenge wa Shara ariko ntabwo ariho nakunze kurererwa. Aho nagiriye nk'imyaka nk'umunani abantu bagiye baza barakanjyana. Natangiye gukorera muri Kigali, nkora akazi ko mu rugo mfite nka 13. Yego. Urugendo rwo gukora mu rugo, donc uba utangiye gushaka ubuzima mu buryo bw'imibereho, wenda kukurera hasi mu myaka 8 hari igihe abantu baba bagufashe akakurera uburyo bwose yakurera. Burya umuntu wemeye kukwakira akakurera aba akwiye guhabwa ishimwe, sibyo? Uburyo bwose yakureramo aba akwiye guhabwa ishimwe, kuko hari n'ukubwira ati wamfashije uyu mwana akanga kumwakira. Hanyuma utangiye ku rugendo rwo gukora mu rugo ku myaka 13, rwari urugendo rumeze gute? Nyine nagiye njya gukora ahantu kubera hahandi nabaye mbere muri ya myaka 8, naho nabonaga batambwira amagambo meza. Ubwo rero nkumva ayo magambo mbangamiye, niho nafashe inzira njya gukora akazi ko mu rugo nkiri mutoya. Yego. Ubwo ako kazi rero nkagakora ko mu rugo, akenshi bakajya bampa imirimo nashoboye. Wenda nkajya gukora nko mu rugo bakambwira ati hano hari uruhinja, uraruheka nirugeza saa 6 uheke n'undi mwana w'imyaka 4. Kandi nkabona uwo mwana ntamushoboye, nabona binaniye nkahava nkajya ahandi. Ubwo rero uwo murenge wa Jari nyine nawuvuyemo muri iyo myaka 8, nkajya ngenda njya muri Kigali nshakisha akazi. Icyo gihe ntabwo abakozi bari bagahawe agaciro, akaba nubwo bananyirukanye na ninjoro. Nkavuga ati wenda icyama nkagera na 15 nkabona n'umugabo namusanga nkaruhuka kujya ndara nirukanka banyirukana njya no gucumbika ahantu bakanga. Donc kuri wowe wumvaga ubonye umugabo wabo umeze nk'umuntu uruhutse? Numvaga naba nduhutse kubera ko byibura naba mfite aho mbarizwa, nkareka kuzajya ndaraguzwa aho mbonye. Abadukurikiye nabahaye, donc uko twaganiriye bamanje kumva ubuhamya numva mbaye interesse. Wenda reka twihute tugere urugendo rwawe rwo gutangira guteretana umukobwa wabyimbutse. Watangiye guteretana ryari? Natangiye guteretana mfite nka 17. Mu myaka 17. Hanyuma waje kubaka urugo ufite imyaka ingahe? Ntabwo icyo gihe nta mwaka washije, n'ubundi twamaranye nk'amezi 5. Ku bwanjye numvaga hashira n'abiri nkamusanga, kuko nabonaga wenda ariho naba nduhukiye.
ubwo nyine nawe yari imfubyi nawe wenda hari ibyamugoye byari bihari ubwo yemera ko tubana. ubwo muri uko kubana kwacu tukajya tugenda aho muri Kigali tugashaka ubukode, hakaba n'ubwo ubukode nabwo butunaniye, bwatunanira duhitamo kujya mu nce zo mu cyaro tukajya dufata inzu z'imibyizi tukazihingira. ubwo nyine abonye ubuzima bumunaniye nawe nibwo yanyihoreye, ariko anyihorera tubyaranye kabiri. akwihora mubyaranye kabiri. Donc ubuzima bw'i Kigali bwanze mwerekeje mu ntara hagana hehe? Twagiye mu Mutara dufite abo bana babiri, tukajya tugenda tukajya kubagara umuceri, kubera rero wenyine yari yaravukiye muri Kigali, nanjye narahavukiye, ariko ngiye kubera ahantu hatandukanye narerewe, narererwaga mu cyaro nkajya no guhinga. ibintu byo guhinga nari mbimenyeye. Yego. ubwo rero we ntabwo yari yaramenyeye guhinga, yajya kubagara umuceri ukamunanira, nkamufasha, abonye ko bimurambiye aransiga arigendera. ubwo nanjye aho ansigiye nagumanye abana aho mu Mutara mfite n'inda, nkajya ngenda nkajya gufura imyenda mu baturage bakampa icyo kurya, abana mbasha kubarera. ariko noneho hagera igihe yanda iri kugenda ikura kandi ntagishoboye gufura imyenda y'abaturage. ubwo mbonye ko rero ntakiyishoboye, ndavuga ati wenda watega uwashaka amafaranga nkajya i Kigali nkajyana aba bana, nabona naho nzajya njya gufurira umubyeyi akampa icyo kurya, kubera yuko ntari nyishoboye gufura iyo myenda. Nese ko cyumvaga ko i Kigali ariho wafurira kurusha mu ntara? mu Mutara ho gufura imyenda ntabwo ibiraka byabonekaga. ubundi papa w'abana ajya kubata byagenze gute afata umwanzuro wo kubasiga? nyine papa w'abana ajya kudusiga, twajyaga kubagara umuceri aho tuwubagaye, kubera ko byari ibihe bya nyuma nyine ari mu nzara, tukabagara bakaduha makeya, bukira nayo tutayabonye, bwakwira ntayo tubonye, ubwo ngubwo tugataha akaba ubwo tuburaye. bugacya nkajya gufura imyenda, najya gufura ya myenda bakampa nk'agafu, nimba yararebye akabona ko bimugoye ahitamo kwigendera, dusigaye. abagenda yavuye iriya aza hehe? aza i Kigali ajya hehe? ntabwo yigeze ababwira ahantu agiye? icyo gihe ntabwo mazi, kuko n'inomero nagombaga kumushakira aho yarazijyanye, ngeze mu rugo barambwira ngo yagiye. ubwo nyine kubera ko ntaho nagombaga kumushakira ndagira. Kurikiye mama pe arahetse, niyo mpamvu twanze ko gushyira umwana muri kamera ntabwo biba byemewe. yari yicaye rero, ariko ndabona yongeye abashe gusinzira. donc ahaguruka agenda, yahise agenda. namwe ntimwamenye n'ahantu yagiye? ntabwo twamenye ahantu yagiye. nageze mu rugo ngewe mvuye gufura iyo myenda, n'ubundi nafuraga nyine, ntabwo nafuriraga amafaranga, aho nageraga bakampa ifu narayemeraga, uwabashaga kuba afite icyo afite wese yarakimpaga kugira ngo mbashe kurera abana. ubwo rero na nyir'inzu nawe yabaga arimo kunyishyuza, kandi akanyishyuza nta n'amafaranga mfite. ubwo yafa mpaye, nabona yuko ari nyinshi nkagenda nkagurishaho gakeya, nkagira ngo mbone amafaranga yo kwishyurira abana babona ahantu baba. Yego. ubwo nibwo nabonye rero n'ubundi mu Mutara aho ngaho ndi kugenda nkafurira ibyo biryo, hari igihe kizagera ba bana wenda akaba ari nk'uwagwaramo cyangwa ngewe nkagwara, ntabashije kubona bya bintu ngo mbigurishe. ndavuga ni wenda ngiye muri Kigali ho najya mpfura muri iki gihe nyifite imbaraga, wenda bakampa n'amafaranga nkaba nayizigama, umwana akaba yagwara nkaba namujyana no kwa muganga. icyo gihe umutwaro wagenda uti yansigiye abana babiri, agenda nanatwite, yagiye abizi ko watwite cyangwa ntabwo mwari mubizi wamenye ko utwite nyuma? nyine icyo gihe naragiye njya kuboneza, ngiye kuboneza rero we yagiye azi yuko n'ubundi naboneje. noneho uko hashira iminsi nkajya numva ncitse intege, ndamubwira ati se ko numva ncitse intege nk'umuntu ufite inda? arambwira ati ngewe numvaga nabyara abana abo ngabo gusa. arambwira ati ngewe numvaga abana nkeneye ari abo babiri gusa, nimba ari byo byamukanze wenda ko naba ntwite. aragenda. nyuma yaho rero numvishe nkomeje gucika intege, nageze i Kigali koko nkajya njya gufura iyo myenda bakampa amafaranga nubwo atari menshi. ndagenda nta na mituweli nari mfite, njya muri farumasi ntanga ikizami, barambwira ngo ndatwite.
ubwo bambwiye ngo ndatwite nibwo bambwiye ngo bazanca 5,000 bankuremo urwo rushinge nzabashe kubyara umwana neza. ubwo ayo mafaranga naragenda fura imyenda barayama ndagenda urushinge barunkuramo. donc wasamiye mu ntuza mu rushinge. yego. ubwo nyine urwo rushinge narusamiyemo n'ubundi si byangwa neza nkajya nkomeza nkazengererana n'iyo nda nta n'ubuzima mfite. nibwo nyine nakomeje kurwana nabyo ariko ndihangana ngeze aho ngaho ninda kugira ngo nyirerane abana nabyo biranga. ubwo nyine nkajya ngenda wungiriye imbabazi akampa agafu nkashyira abana na hano mu murenge wa Ndera hariho abagiye bakama bangiriye impuhwe. ubwo nibwo byakomeje rero ndagira igihe kigeze njya kubyara njyenyine nta muntu turi kumwe. abaganga nibo bamfashaga wenda nabo bari kunyumva bagiye bamfasha. bahehe hano ku Kibenga? aba hano haraguru kwa muganga. ubwo ni ku Kibenga. abaganga bagiye bamfasha bakanzanira igikoma nta muntu turi kumwe. uyu munsi uravuga uti umugabo yaragiye, kuva agiye hashize igihe kingana gute? ntabwo murongera kubonana? kuva agiye yagiye mu kwa gatanu k'umwaka washize. umwaka washije. ubu rero umwaka urashije nanone ntabwo ndongera kumenya ahantu ahereye. ntimurongera no kuvugana? dusangiza urugendo wenda urumva mbere mubana mujya kubagara umuceri n'iki n'abo bana babiri b'abakobwa nk'uko wabimbwiye nta kibazo kidasanzwe kindi byari bisanzwe nk'umugore n'umugabo nyine, ariko amaze kumenya ko utwite ahita agenda. duha ubuhamya neza bwimbitse ukuntu byagenze kugira ngo ugere no ku rwego rwo kubyara. ese abana wabasigaga he ujya nko kubyara? n'urugero nyine ngo nawe nshaka kutuganirira. nyine ngiye kubyara nyine ubwo mu bihe bisanzwe twajyaga kubagara uwo muceri nta kibazo dufite turwana ku buzima, amafaranga dukoreye tukajya inama tukumvikana. njye sinari nzi ko yanansiga. ubwo rero nimba wenda yarumvishe ko naramubwiye mfite intege nkeya kumva yuko atazabasha kubyihanganira n'abandi afite bamunaniye. ubwo nibwo yahise agenda nyine yansiga aho ngaho mu Mutara. ubwo nanjye kunsigayo rero nibwo nanjye nashakishije bya bintu bampa, nimba ari igitoki bampa nkakebaho agaseri k'intangiro nkagaha abana, ikindi nkakigurisha kuko nabonaga imyenda yaho nta makuvureri kuyashobora mfite inda, ntabwo nari mbishoboye narayateruraga nkarara ndi kuribwa mu nda kubera nari ntwite. ubwo niko kuza inaha ngaha rero. ubwo nyine narafuze iyo myenda bakajya bampa icyo gitoki nkakebaho agaseri gato nkagaha abana, ikindi nkajya kukigurisha kugira ngo mbone itike yangeze i Kigali. ubwo aho ngereye aho inaha ngaha i Kigali nkajya abana mbasiga nyine mu gasozi nkajya gufura, nkabasiga baryamye babyuka bakagenda bakigwa batembera muri karitsiye, nabona icyo mbazanira ntakibona nkababwira ati nimuryame. umwana umwe akambwira ati se mama ubu turarya iki? nkababwira ati hangana Imana irakiduha. ubwo nanjye nkagerageza uburyo ndamusiga mu buriri yakwicura agasanga nagiye kumushakira icyo muha, hakaba n'ubwo niriwe ndagashaka akazi nkakabura kubera nari ntwite. ariko nkihangana n'ejo sincika intege, Imana ikamfasha nkabona umuntu wenda umpa n'ifu nkabashyira. ese ubundi uvuze ati njya gufura imyenda, ubundi wiyifurira ahagana he? imyenda ndagenda ku gipangu nkakomanga. ibipangu byo mu kahe gace? yaba ari i Kanombe yaba ari inaha aho mbonye hose njyaho. yego. aho nkomanze ari abagira neza, hariho abangira neza nk'ubu ngubu mpetse uruhinja rukiri na rutoya bavuga ati wenda umugongo nturakomera. hakabaho n'ubona nkomanzi we akampa nk'ikiro cy'umuceri nkisubirirayo kuko mba numva n'ubundi kugenda ari ukubura uko ngira. ubwo yakimpaye ndagenda nkagiha abana njye nkabyihorera, ejo nasubirayo nakabura cya kiro simba nagitekeye rimwe nkongera nkakibaha. hanyuma reka wenda tugende step by step. umuntu ugiye kubyara ufite uruhinja cyangwa se witegura uruhinja, hari igihe aba afite ati wenda narizigamye nzagura utwenda tw'abana. wowe byagenze gute kugira ngo ubyare? njyewe se nizigama no kurya ntariye. njyewe naravugaga ati n'ubundi
njyewe ntabwo ndizigama kuko no kurya sinariye ni akazi ndi kubona inda yari yaraje ijya mu mutima sinabashaga kunama imyenda sinzi nyine naragendaga aho ngiye ku gipangu babona ntwite bakambwira ati se ubu ngubu ufite utwenda tw'umwana wenda nk'umubyeyi ufite umwana akama nk'akenda ati uzakambika umwana nabwo nagiye mfite nk'utwenda dutatu wenda abaganga harimo abari kunyumva utwenda dutatu nitwo nari mfite ubwo utwenda rero babasha kutumwambika gutyo naryamye ku gitanda inzara iranyica nta muntu mfite ungemurira byageze nka 3 z'ijoro nabyaye mu gitondo nibwo abaganga baje twirirwanye nibo babashije kujya muri kantine bakajya banzanira igikoma ubwo baramfasha igihe kiragera ndataha ubwo namazeyo iminsi ibiri ishije barambwira ngo nishyure ndababwira ati se ko nta bwishyu mfite hari umugiraneza wari warampaye ibitenge 3 by'ibi nambaye nakuyeho igitenge kimwe bari banciye 4,000 nari mfite mituweli nuko kimwe ndakigurisha kikiri gishyashya bampa ibyo 2,000 ndabyishyura ndataha ubwo nyine no mu nzira nagiye manuka aho ngaho mu muhanda n'agahinja nibase ndi njyenyine abagira neza bakampa ifu abandi wenda bakampa nk'isabune ubu n'isabune mbaye ndi gukoresha ubu nibo bayimpaye yego ari igihe umuntu yicara akaba ariko muri uru rugendo nubwo wenda umutware yansize hari abampemukiye abari binini sibyo nk'umuntu ushobora kwibuka bati uyu muntu wenda basi mu babi habamo n'abeza uyu muntu yangiriye neza ni nkandi uwo muntu sinamuvuga izina kuko nawe yaba cyokora wangiriye neza we namuvuga ariko uwaguhemukiye umuvuze n'ubundi yakomeza akagushaka wenda ishaka wa muntu wakugiriye neza wenda n'urugero waje i Kigali utangiye gushaka ubuzima biranze ushobora kuba ati uyu mukire wenda nahuye nawe angirira neza hari umuntu wamfashije donc byagenze gute dubuhamya turajya ngo tuganire nyine njyewe naragiye aho majije kubyara ubwo mbonye yuko binyobeye nta kintu mfite natari uruhinja ndagenda ngo ngiye gushaka akazi ubwo nyine umuntu w'umukire anyuraho ku muhanda ariko izina rye ntabwo ndizi ubwo araza arambwira ati se bimeze bite ngiye nkumva arimo kuntera n'umujinya nifitiye inzara mfite n'agahinda none arambaza ngo bimeze bite nk'aho hari ikintu yampaye ubwo namutekerereje ukuntu bimeze ariko numva nawe arimo kunyega kuko abakire nabonaga bari benshi kandi ntibagire icyo bamarira ubwo cyokora nabashije kumwumva ariko namanje kumubwira nabi nawe hangurira agatelefone arambwira ati iyi telefone bazajya baguheraho ubufasha icyo gihe aranantwara nkura hahandi nari nicaye nibaza uko ndataha ariko namanje nyine kujya gushaka akazi n'urubyeyi n'agahinja mu ntoki nuko abambonye nanagerayo bakambwira ati nta kazi dufite iti ubundi wakaguha bwo wagakora gute ubwo uwo muntu yampaye iyo telefoni ndayitahana cyokora umuntu ugize imbabazi akanyoherezaho nk'igihumbi nuko ubuzima bugenda gutyo nyine ntabwo yigeze kubwira izina rye si umuntu ntabwo yarimbwiye ngewe nta nubwo nari nkeneye kurimenya kuko narishimye cyane nkajya mubwira ngo urakoze mwumva ahari ntabona n'ibyo mubwira kumusaba izina ntabyo namusabye kuko numvishe nishimye gusa naramubwiye ngo Imana yagura intambwe zawe ungiriye neza arambwira ati iyo telefoni ntuzayigurishe uzajya ugira ubufasha azajya agufasha hari n'aho uzajya ugera ati abantu b'iki gihe ntabwo bagendana amafaranga mu mufuka ati babigire nuko aranzana cyo kora amahera n'icyo kuryama n'iyo telefone ariko ubu niyo twahura ntabwo namenya ngo n'uyu kuko numvishe nishimye ndavuga ati ubundi uriya mukire arakoze Imana imuha umugisha umva nkajya nishima nkazajya nsenga hari indirimbo njya niririmbira ngo Mana ngo kugenderera abandi ngo nanjye ntunsige yego ubwo nkayiririmba njya mbyuka nkumvinje mu mutima nkayiririmba iyo nyiririmbye mva mu rugo ndirimba nkarenda ngeraho njya gushaka akazi ubwo iyo ndirimbo yajemo mba nzi ko ndacyura agafu ko kwihera abana ndacyura agafu ko kwihera abana
hanyuma ese ujya kubyara ubwo abo bana wari wabasigiye hende wari wabasize abana inda yaramfashe kubera ko nta bundi bufasha nari mfite kandi naho ngaho ncumbitse nari nifitiye ikanzu umukire yanyihereye wo mu Mutara noneho nkayambara aho nicaye nkaba nayishuruje ku maguru nta muntu wari uzi ko mfite inda gusa nari mfite ubwoba mvuga ati Mana uri umukozi w'umuhanga uzacisha inzira aho zitaraba abantu ntibazamenye ko mfite inda batazanyirukana nkabura aho nyijyana Imana yarabinkoreye ntiyigeze igaragaza iyo nda ahubwo bagiye bambona mvuye kwa muganga bakavuga ati se burya wari ufite inda abo muri karitsiye n'abo duturanye bakanga kumvugisha ababashije kubimenya wenda iyo kanzu yandambiye bakanga kumvugisha ngo nazababwira ngo tujyane kwa muganga aho mboneye rero yuko koko abantu banyanga kubera ko mfite inda nta muntu nabwiye inda yaramfashe mfata ku mugoroba iranjya bukeye mu gitondo ndabyuka ndagenda imvura yari yaguye aho igise kimfatiye nkicara mu muhanda cyatuza nkagenda ngera kwa muganga ndinjira nurira igitanda umuganga ati manuka ariko muganga urabona binyiroheye ati nanjye ntago ndi umwami narabyaye ati uriyeho ugiye ati ngwino utuzume ndumva binyobeye akambwira ngo mveho nkiryamira nkamwihorera kandi ubwo kubera kuyiraraho nageze yigejeje ku 8 igiye kuvuka ariko nyine abaganga barantunganya ngo kuki naje ntinze ndababwira ati ariko ngewe nzabyara nk'abaheburayo nta handi nzajya wari ubikuhese ibyo n'ibyo kwivugira gusa ari ukugira ngo mbabeshye ndebe ko nabava imbere ati dore uburaje nta mugwaza ufite ndababwira ati ariko muganga wakwihanganye ngo ndihangane iki kugira ngo uze igihe kigeze ndamubwira ati muganga nanjye uwo mugwaza ntabwo nari mufite ngo musige nuko nyine Imana iramfasha cyo kora ndabyara aho mbyariye rero umwana wanjye nabyara umwana muzima nta kibazo ubwo nibwo banjyanye ku gitanda ndaryama umwana bamukorera ibyangombwa byose nuko ubwo abaganga bari baharaye baritahira ba kabiri nabo ntibari bazi ngo simfite uwo mugwaza cyokora uwo muntu uncumbikiye yagize gutya ku mugoroba nzanira ibiryo n'igikoma ariko ubwo nawe yagiye haranjutse ati ndagaruka reka da ntabwo yongeye kugaruka naraharyamye majije kuharyama ubwo bigeze wenda ku mugoroba w'ejo numva ndaharambiwe umutima urange nkibaza abana banjye aho bari nkumva nta mahoro mfite nibwo nagize gutya nkajya nsaba abaganga ko nsezera ariko bamanje kuntonganya ngo igipapuro ngo gisimbure irangamuntu ngo cyararangiye ngo ndishyura menshi ndababwira ati ndishyura menshi na make ntayabonye ati mumfungire aha n'abana banjye ndajya kubazana twigumanire hano nuko ubwo nibwo abaganga bagize ngiye nkumva inzara nyiyiciye kandi ntabyo kurya mfite nibwo nasohotse ku mugoroba ati mundeke ngende njye kwisabira igikoma barambwira ati garuka usanga umwana ati turaje tukiguhe baramfashe igikoma barakimpa yemwe ngiye no gutaha harimo umuturage umwe wari uri aho ngaho nawe abasha kumpa amafaranga 1000 abo ngiye nyuraho bose nteruye agahinja bakamifu abandi bakampa amafaranga bakifuza kuntegera kubera inzara nari nifitiye sinumvaga ko nabyaye nabaga nti rero icyo 1000 bari kumpa nasize abana banjye nta kintu mbasigiye none ngo ngiye gutega nahise ntaha ndagenda umpaye 1000 atireka nze ndategera hepfo hari nkamukwepa kugira ngo mbone ikintu mpabana ariko nyine Imana n'umukozi w'umuhanga ntago ibyo ngibyo byo kurizwa nuko ntarabona icyo mpabana byabayeho naragiye ngeze noneho aho nyuzeho batuma umwana azankurikiye ati mubwire uriya mubyeyi aze tumutegere ubwo nyine barankurikiye barangarura bampaye amafu bampaye isukari ntako batagize Imana izabaha umugisha ubwo nibwo abandi nabo uko nagiye ngenda niko nagiye mpura n'abandi nabo bamfasha ubwo ariko ubu ngubu noneho Imana harimenya yabahagaritse ndi kubona nta kigenda ndi kugenda kagahinja karakuze ntago bari kubona ko ndi umuntu ukomeye ndi gukora kandi nta hantu bampa akazi umva mbona nyine bitoroshye ariko ndihangana nkajya mu nzu ngasenga Imana hanyuma hari ukuntu umugore iyo yabyaye iyo afite n'umugabo bicara bakaganira akavuga ati uyu mwana tuzamwita kanaka mu nzozi z'icyo azageraho wowe byaje gute kugira ngo wandikishe izina ry'umwana byagenze gute nyine ngewe naramubyaye kubera ko nari ndi njyenyine
ariko noneho kera umugabo wanjye yakundaga umupira, noneho nanjye antera kuwukunda, ariko ikipe afana ntaba ariyo mfana. yafanaga iyihe we yafanaga APR, ngewe nkafana Reyo, ariko Reyo nkayifanira yuko sinzi ahantu bajya gukina mu mahanga, yagera i Kigali saa 9 z'ijoro bagacuranga bakaririmba nkumva ari byiza bikantera nanjye kuyikunda. ubwo rero kugira ngo cyangwa nicyo mwapfuye kuba uri gufana Rayon Sport wakaba ufana APR, nkabati nge ntabwo nzabana n'umugore ufana ikipe nafana. hariho igihe Reyo yatsinze APR twicaye no mu nzu turashwana, numva nshatse kubivamo, noneho aza kubinkundisha nyuma, yajya ajya kureba umupira akambwira ngo tujyane, batsinda nkumva ni byiza. noneho nareba abo bana bari gutsinda nkabona ni abantu beza, nkavuga ati bariya abantu uko biri basa neza kuriya bafite n'ukuntu biteje imbere. ubwo rero n'ubundi nkajya numva undi mukinnyi bita Kylian Mbappe Rote. nkavuga intu uriya mukinnyi Kylian Mbappe Rote, uriya muntu iwabo yarabakijije, nta kuntu umuntu yaba ari icyamamare kuriya azwi n'abantu bose. nanjye umwana wanjye uriya mukinnyi akina muri Real Madrid, nanjye umwana wanjye wenda azakine mu Rwanda, ariko arya ikinyomoro umubwira ko agomba gukina umupira. icyo muhaye cyose nzamubwira ko aramutse akinya umupira yazajya yigura n'ibiro 3 by'ibinyomoro. ubwo rero bituma nanjye mwita iryo zina. niryo wagiye kwandikisha mu urumva naho nashakaga, bambwiye ati umwana wanjye nagiye kwandikisha ko yitwa Kylian Mbappe Rote. urajya mu irangamimerere, ubu niryo ririmo banditse Kylian Mbappe, ntago Rote barisize ariko n'umundi ngenzi muhamagara gihugu. abaganga ubabwiye ko abaganga n'ubu ngubu babaye banyumva bahita babimenya. abaganga rero bundi nagiye gukingiza, yaba na Etat Civil aranze, umuntu wese wari uri hariya n'ujya gukingiza arabizi ko umwana wanjye yitwa Kylian Mbappe. ati si uwo mwana wawe aramutse adakinya umupira wagira uti. ni bitewe n'ubuzima twaciyemo, nari kumuga wibuka ko ari we wampaga igikoma, nindamutse mubwiye yuko nabyariye kwa muganga, abaganga bakampa igikoma nafite umuntu umfasha. ni nawe uwo mupira yawukunda kugira ngo nawe umudamu we atazagira agahinda nka mama we. nizajya nkumwigisha yaba mu rugo yaba mu mbuga, ahantu hose turi agomba akina umupira. ndumva ari byo byamfasha mbimwigishije. umwaturo wo gukina umupira kuba Mbappe, inzozi wari ufite nuko wumva ko niba yaza gukura mu bukene. ese ubundi hari ukuntu umwana avuka Imana ikamuvugaho, bigiye bitandukanye. hari n'ababyeyi bajya kubyara bakaba bafata umwanzuro bati ngiye ndihekura. wowe ntabwo wigeze utekereza ko atari kwirinda k'umugabo ntaye nkaba nta buzima yindi wayikuramo? ntabwo ibyo bitekerezo byigeze bikuzamo? bivuga utazi tungurusumu nariye nk'umufuka. uwo nganije akambwira ati tungurusumu ikuramo inda. kubera ko ngewe abo bana nari mfite numvaga bambangamiye. navuye Nyagatare mu saa 7 z'ijoro, ntari bubone amafaranga amvana ahantu narindi ngo ngere Nyagatare. abana ndabazana hehe? twabaga hari hakurya Nyagatare muri Tabagwe. kuva Nyagatare, kuva Tabagwe ugera mu mujyi hari urugendo, ntago habura nk'ibihumbi 2 hategereje, kandi nari mfite abana batoya. noneho bandushaga n'imbaraga, ntawe nari guheka kandi sinari kumubwira ngo agende ngo abishobore. ubwo rero ngiye nahavavanye mu gitondo saa 7 nibwo twageze Nyagatare saa 11 nabwo banga kudutwara, turabinginga. nibaza ukuntu naje nkagenda nkagera i Masaka mwinginga abaturage, ngira Imana bampa inzu y'ubuntu yo kubamo, nkajya ngenda nkajya no kwikorera ibitebo by'imineke mu isoko mfite inda, bakampa 200. ngeze aho mbona ubwo buzima, nkibaza ukuntu nzabyara n'abo mfite ntafite aho mbashyira, nkumva biranyobeye. uwo mbashije kuganiza akambwira ati kugira ngo ubone ahantu bayigukuramo tuzajya kwa muganga. abandi ati kwa muganga ntibayigukuramo, nta kibazo ufite, nkatinya kujyayo. noneho bamwe bakambwira ati tungurusumu n'igikukuri n'ubihekenya ati ndiravamo. umva nariye nk'umufuka, nkagenda nkikorerera 1,000 nkagura igikukuri cy'ijana na tungurusumu y'ijana, nkataha nkajya mbimira nk'ibinini nabihonze indiranga. none igihe kirageze najya njya gusenga, aho ngereye mu muryango w'urusengero ngo uwo mwana ugiye kuzica ngo azaba umugisha mu buzima bwawe. ngeze aho ndababwira ariko uwo mwana azaba umugisha gute naho ndi ntarya. ubwo ni bande babikubwiraga? n'abahanuzi?
ni abantu bagiye gusenga sinabonaga bahanura ninjiraga mu rusengero bakinga ubwoba bukanyica nkavuga intebe abantu ko bakinze bagiye guhanura bakimara gukinga bagasenga umuntu akava imbere hari akambwira ngo haguruka wihane ngo Imana iravuze ngo igiye kukugaburira uhage ngo ikwambike ikure ku birenge igeze ku mutsatsi ngo reka urupfu reke n'inzara nagira Imana bakingura nkagenda ubwo nkavuga ati Imana mbabarire mbone bakinguye hano mpagaruka batongera nkagenda ubwo ngeze aho ndavuga ati ndigira mu badive naho nagera abadive nibo badahanura ati nibo batazamenya ibyanjye ko umwana nari ngiye kumwica naho nagerayo naho bikabuka muri gaturika nkigerayo masera ati uwo mwana ngeze aho ndavuga ati biranyobeye ngiye nta hantu nzasubira izo nsengero zabo nzazireka kubyihanganira bikanga nkanga kujya mu rusengero no mu muhanda bakabimbwira ari abantu uhuye nabo uwo mpuye nawe wese yigendera yaba ari umukirisitu ariko abenshi yaba ari umumaseri uwo mpuye nawe wese uwo nibazaga ko atazabimbwira akabimbwira nkumva umutima wanjye urimo kumburanya nkavuga ati Imana uyu mwana nari ngiye kumwica none byagaragaye ahantu hose ubu Imana izamana itume mpfa wenda asigare nakoze igihe cyo kujya nsengera mu nzu hari radiyo umucyo isenga yasenga bavuga ati umuntu abafata aho ababara nkafata ku nda ngasenga nkabwira Imana ati Imana mbabarira rwose umwana wanjye ndamuha amahoro ntabwo nzongera kumubwira nabi kandi nta n'uwo nabonye ni uko umwana amuha amahoro hari bajya gutonganya inda mbega muri rusange kandi abantu badukurikiye bakunda benshi urumva hari abantu urumva turi mu isi ivuga ngo ni ukubyara abo dushoboye kurera ariko hari igihe biba ngombwa n'izibona po nk'uko tuba turi kuzivuga wenda utishyira muri izo shinge urumva nk'uwo warusamiyemo bikanga wa muntu uzavuka afite ikintu azakora akavuka ugasanga abo bana bari kubatuka kandi burya n'indi rumva hari kubatuka nawe dushaka nk'uko kwawe urumva ko ahantu hose bazengurukaga byabaga ari iki ari agahinda hanyuma ariko nawe urebye urugero narindi muguza akato bampaga ngo Mana we ngo ubwo se ngo koko umugabo ngo aragusize ngo none urabyaye nkababwira ati sabaye yarayinsigiye nayikuramo kandi ndi kubigiraho mwiza n'ubundi naraye ndi kuyikuramo yanze urumva nkavuga ni rero se nimba inda naraye ndi kuyikuramo ikaba yanze buriya bariya bari kuntesha umutwe ariko rimwe njya gusenga ahantu barambwira ngo wihugiyeho ngo urahangayitse ngo ufite ubwoba ngo waretse Imana ikakugwanira ngo urigwanira avuga ati burya ya Mana yanjye iranzida nanjye nkajya nsenga nkasenga nkagerageza gusenga rimwe rero nibwo nagiye gusengera ahantu ku ihara barambwira ati uzabyara nk'abaheburayo timbirasi zose zari ziri imbere yawe tizikuweho ntabwo uzagera aho ngaho kibagabaga aho bari banyohereje kubyara igihe cyarageze kiranarenga iyo nda nayibyaye imaze amezi 11 noneho njya kubyara nciye mu cyuma babona inda bayintegeyeho umwana ari kugendana ibiziriko mu ijosi barambwira tuje kubyara n'ibi bintu utabanje kubyikuraho babimbwiye gutyo barantunganya nyine abaganga barambwira ati genda igihe kuri 20 z'ukwa gatatu nibigera utarabyara tuzaze tukubage ngewe rero ntago icyo gihe byarageze nako mbere yaho mvuye kwa muganga naravuze ati ngiye gusenga Imana yanjye nibona ko nzapfe nimbaho izeze ubugingo bwanjye nyine mbeho imene icyo kurera wa mwana naragiye nkajya njya gusenga ari ahantu basengeraga ubwo nkagenda nkasenga barambwira ati rero wowe uzabyara nk'abaheburayo yego ariko bamanza kumbwira ngo wihugiyeho barantonganya ahubwo mbi ikibazo navuga ati ubundi aho mbaza kugira uti nananiwe no kujya kwifunguriza agafu ngo ngiye kuza ahangaha ngo barantonganya nabo barambwira ati wihugiyeho urara udasinziye ufite ubwoba bw'inzu urimo ati waretse Imana ikakugwanirira ati imbirasi zose twabonaga ati zikuweho tuzabyara nk'abaheburayo yego ubwo ngeze kwa muganga nabo bambwira ngo njinda igihe kigeze wowe warabwira ati ngiye nzabyara nk'abaheburayo yarabwira ati ndabyara nk'abaheburayo bati reka ati ibyo bintu turi kubona inda barayizinze icyo babimbwiye mbere bayizinze mbere barambwira ati
nubona igihe kuri 20 z'ukwa gatatu bigeze utarabyara uzaze tukubage. Ntago rero icyo gihe narasenze Imana yanjye barambwira ati uzabyara nk'Abaheburayo. hanyuma nuko nagiyeyo nyine ndabyara byara nk'Abaheburayo nk'uko babimbwiye, nabo baratangara ati wa muntu ubujya arizera da. Ariko mbere barangwanyaga bakambwira se ko wari kubyara nk'Abaheburayo wajyaga iyo uguma mu rugo ukabyara nk'Abaheburayo nk'uko urabivuga. noneho abaganga ariko n'umugore ye bafite kwizera da, ndabona ari kuvuga ko azabyara nk'Abaheburayo. ndababwira ati ngewe nzabyara nk'Abaheburayo mbirasi zose mwari mwashyize hano ngo ndagenda ntazo njyamo. bakavuga ngo ariko ngo uriyemera nyine bakangwanya. ariko barangwanyije umwana w'umuhungu ndamubyara numva ndaruhutse, najya ndambura ibiganza ndi gushima Imana aho njyamye batari bankorera n'ibyangombwa, ariko nguri mu bikiti nimundeke nshima Imana yanjye aho inkuye ni kure. ase uyu munsi watekereje wati umwana reka mwite Kylian Mbappe sibyo? kubera ko wenda wumva ko azakina umupira ari byo uri kumwaturaho, ni na byiza buriya iyo umuntu yatuyeho umwana buriya njya nkunda kubwira abantu ko izina aribwo buhanuzi bwa mbere bubaho bukomeye. ibyo bintu wabitekereje ugitwite cyangwa amaze kubitekereza ari uko ubonye ibyaye umuhungu? oya ntago nabitekereje ari uko mbyaye umuhungu cyangwa se ngize, ntago ari uko nabyaye umuhungu cyangwa ntwite, nta n'uwo nari nagatwise. gusa naravugaga ati Imana nikuza bano bana banjye igihe cyagere ikamu undi mwana izamu umuhungu mwite Kylian Mbappe mutoza umupira nawe yajya gukina nk'uriye. harya ngo ubu ufite inzozi zo kumutoza gute? tubwire uko muzabigenza. twebwe tuzahera ku ishashi wenda nimba tuzayibona cyangwa envelope, tuzashaka ibirere mu ntoki birimo tubange neza muri cyagiye nyine ndi kumuha urukundo nk'umubyeyi we twishimanye turi kuganira. aho tuzaba turi twaba turi hanze twaba turi mu nzu Imana yayiduhaye ngo tubone aho ducumbika, azajya atera hepfo ntere haraguru. ubwo abahari bashiki bazajya badukomera amashyi bogeze, ubundi umwana atsinde n'ahandi dukomeze dutsinde. kuzageza kino ikipe y'igihugu Amavubi. mfite inzozi nziza mfite inzozi nziza. nifuje ko tuganira. urumva iyo umuntu afite ubuhamya aba afite ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. ese uyu munsi ubuzima aho utuye, inzu ubamo bimeze bite? akazi wambwiye uti njyayo bandebera muri kamera babonana n'uruhinja bagahita bankwepa. hejuru y'izo nzozi z'uko umwana azaba umukinnyi w'ikipe y'igihugu azakinira za Rayon Sports nk'uko uzikunda, mu uyu munsi mubayeho umuti? uyu munsi turagenda twajya gusaba akazi bakaturebera muri kamera bakatwihorera. inaha haje abazungu ngo ntibakoresha abantu bahetse abana. ubwo rero ni ukugenda tukiyicarira aho mu giturage, akenshi tujya twisengera mu nzu yacu tukabamo dusenga, ariko akenshi n'abana abana banjye barabyina ukagira ngo iwacu haba urusengero. ubwo noneho hari korasi baririmba ngo amarira twazanye ngo ntago ariyo twatahanye. ubwo nanjye rero ni uko turaririmba tukaririmba tugahamiriza, ariko ku bwa burembe umutima ukambwira ati ngo jya gusaba wenda agasusa hariya hirya. noneho mfite umwana akambwira ati ariko se mama koko wenda nubwo twabaga mu buzima bubi hari igihe natwe twabagaho neza mu Mutara. hoye n'ahangaha muri Kigali tutari twajya mu Mutara. ngati se ubu ngubu ngo ibi bintu wenda nini inteje uzanye, ubwo inteje avuga ni imiteja nyine nayo muhaga itetse neza. ubwo akambwira ati se ibi bintu mama ibi bintu ati ibi bintu rwose nitubijya ati turarwara ati turajya kwa miganga. umwana nabimuha akambwira ngo mama wenda se ubu ngubu urabimpa wenda uramana cya gitsima kibi. ubwo igitsima kibavuga ni ik'ibigori kawunga, ni ibigori atari akawunga. nkamubwira ati mwana wanjye ibyo urabona wakira ibyo ngibyo Imana ejo izaguha akawunga. noneho akabyina ati amarira twazanye si yo twatahanye. ubwo akabyina akishima. bya bisusi iyo bihiye ndabifata nkabikamura nkabimaramo amazi nkabasha kubibaha bakabirya. ubwo nyine ni ukugenda bishakisha, yaba mbonye imboga yaba mbonye ibyo bisusa ndabibaho uko biri, byaba bigira umunyu byaba bitawugira. ubwo nyine iyo bikunze turawubona, twawubura tukihangana nabwo. gusa ngewe ntabwo njya mbasha gusinzira, ndagira ubu nyirinzi arimo kunyishyuza
akambwira ati ibyo dupfana ati ni amafaranga. Ese wa mubyeyi we kureba mpetse uruhinja uragira ngo bigende gute? Akambwira ati icyo dupfana ni amafaranga, hari igihe uzaza usange nakinze. Ndamubwira ati mwana, ati iyo ukinze irakingura, ariko ngo uko kwizera kwanyu kuki kutabishyurira? Nkamubwira atarega ati na nyuma ya zeri irakora, ati wabona ibibabi by'amafaranga binguyeho n'amafaranga yawe ukayabona. We icyo cyizere cyawe ufite ngo Imana izagufasha. Ubwo agacisha bugufi kandi yari afite ingufuri, ubwo ya ngufuri akayisubizayo. Amezi mugezemo yo sagira umubare. Ubwo uko bukeye nyine ukwezi kurashira, ubwo kuva nava mu Mutara nishyuye ukwezi kumwe kandi maze amezi 3. Ubwo ayo mezi 3 maze rero ntago nari nishyura, n'ukundi kwezi kwashije mu gitondo yabyukiye. Uyu muvandimwe dufashe umwana. Mama Mbappe, birashoboka ko ibintu umuntu atekereza n'ibyo yibwira agambirira, Imana yonyine niba ikwiye kumushyigikira mu mishinga ye no mu bitekerezo bye. Imana izagufasha umwana wawe nk'uko umwaturaho iby'imbaraga, ariko bizamugendekera, sibyo? Nubwo biba bigoye, nubwo ubuzima buba buruhije, ariko nzi ko Imana ifite iby'imbaraga ku buzima bwawe. Nubwo buzima uri kubona nta cyerekezo, nanjye reka nkwature iby'imbaraga. Nubwo ambwiye ngo umuntu yabikubwiraga wumvaga hari ameze nk'uri gushinyagura, ariko nta hantu Imana itagukurana, nta hantu itakugeza. Ntaho itagukurana, ntaho itakugeza, kuko n'ubundi yampaye umwana kandi nta buzima nari mfite buhagije. Hanyuma reka ninginga abantu badukurikiye bumva bashobora gufatanya nanjye gushyigikira uyu mubyeyi yo kumugaburira, sapoti y'abana ku ishuri, no kuri ayo mafaranga y'inzu akeneye. Bafite uburyo badufasha tukabasha kuba twamufasha. Munyemerere tuzajye kumusura, ndaza no gupininga nimero ye. Hari uwabonye akawunga, hari uwabona ikiro cy'umuceri, nibura yadufasha, sibyo byaba byiza? Abamukoze Imana bahumugisha. Yego. Reka dusoze ikiganiro cyacu, ariko sinzi wenda niba ari ijambo riri ku mutima wawe wabwira papa w'umwana wawe, abagabo bagenzi be, batabana babo, n'abandi bari badukurikiye, abakunzi ba Prince Robert Rwanda. Nicyo nabwira papa w'umwana wanjye yansize ntarabyara, wenda nawe ntago yari abizi ko ntwite. None nabyaye umuhungu. Abishoboye nimba afite ubushobozi yajya anyohereza igikoma, uwo mwana tukamurera, wenda nawe yazaduteza imbere. Ubwo rero abagabo nabo basiga abana babo, wenda bakabasiga ahantu hatari heza. Nibabona bazasiga abana babo ku gasozi, bajye bareka kubabyara, kuko bibabaza abana n'ababyeyi babo badafite ahantu ho kuba. Uko ntirirwa n'ababyeyi nabo, hari ababyeyi b'abamama nabo batabana, abandi ukabona ntabwo bimeze neza. Bakwiye kubaho buzuzanya muri byose. Rega niyo mwaba muri mu buzima bubi, Imana ihindura amateka, ari igihe yareba ukuntu mufatanya, bikaba wenda hari n'ukuntu yabigenza mukabaho neza, ubwo buzima mukabureka, kuko inyuze inzira aho zitari. Yego. Ndagushimiye we babanye natwe, nshimiye n'uyu mubyeyi watuganirije. Ndifuza ko tuzajya kumusura ijurwe, tukajya kureba n'aho atuye. Yesu nadushoboza kandi tuzabikora. Mama, Imana igumugisha kandi gukomeze kugire neza, kugaburira abana. Njya kubwira abantu ngo naba Yesu yajyaga avuga ngo nari ndwaye, nari nshonje, murangaburira. Ubwo mwabikore mwe muri bo nimwe mwabigiraga. Rero uwumva yafatanya nanjye gukora umurimo w'Imana tukagaburira umuvandimwe, rwose muhaye ikaze. Ndagushimiye ku bw'ubuhamya uduhaye. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Wakoze kubana natwe. Murakoze nawe.